Umugani w'ikirura na Bwiza. Habayeho umukobwa w'inkumi akitwa Bwiza, kandi akaba mwiza koko. Umuntu wese wamubonaga yumvaga amukunze, ariko nyirakuru akamukunda by'akarusho. Bukeye nyina aramubwira ati: "Enda iyi fu n'uru rwabya rw'amavuta ubishyire nyogokuru, kandi ntutinde mu nzira cyangwa ngo urangare, wibuke no kumuntahiriza." Nyirakuru yari atuye hakurya y'ishyamba. Arigezemo ahura n'ikirura. Kiriyoberanya. Bwiza ntiyabimenya. Kimuramukije arakikiriza. Kiramubaza kiti: "Uragana he?" Aragisubiza ati: "Ndajya kwa nyogokuru." Ikirura kiti: "Umushyiriye se iki muri iyo nkangara?" Bwiza ati: "Mushyiriye ifu n'amavuta yo kujya arungisha." Ikirura kiti: "Nyogokuru wawe atuye he?" Bwiza ati: "Atuye hakurya y'iri shyamba, ni rwo rugo rwa mbere uhingukiraho." Ikirura kiriyamirira kiti: "Mbega umukobwa mwiza! Ariko se ndamuhabwa n'iki, ko numva hafi abantu basi ibiti? Yewe hinga nigendere, taritari no kwa nyirakuru wa Bwiza." Kimutangayo, gihondagura ku rugi. Umukecuru abyumvise aravuga ati: "Yewe." Ikindi kiti: "Ni Bwiza, nkuzaniye ifu n'amavuta." Umukecuru ati: "Cyo injira, nta mbaraga mfite zo kubyuka." Ikirura kirakingura, kiraboneza no ku buriri, kimumira bunguri, kiryamira ku buriri bwe, kirimiramiza. Bwiza ngo agere kwa nyirakuru asanga umuryango urangaye. Ati: "Ko numva ibikuba binkuka." Araboneza no ku buriri, yorosora cya kinyamaswa agira ngo ni nyirakuru. Ageze ngo arajya kumuramutsa, yumva atari we akora. Cya kinyamaswa kimwirohaho kiramumira, hanyuma kiriryamira, kirasinzira. Kiragona cyane kuko cyari kijuse. Umuhigi arahahinguka, yumva umugono wacyo. Ati: "Ni wa mukecuru ugona?" Nibwo yinjiye mu nzu ku buriri, asanga ari ikirura. Icyo kinyamaswa yari yaragihize cyaramunaniye, yanga kukirasa, maze yenda inkota ye agisatura inda. Amaze kugisatura asangamo umukecuru n'umwuzukuru we, abakuramo ari bazima, nacyo kigwaho. Sinjye wahera, hahera umugani. Niba utarakora subscribe, yikore udacikanwa n'imigani tuzabagezaho ubutaha. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Uyu mugani w'ikirura na Bwiza ufite amasomo menshi y'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izi nama zigize uyu mugani zatanzwe na Artificial Intelligence. Isomo rya mbere: kwirinda uburangare no kwitonda. Bwiza yahuye n'ikirura, arakiganiriza atabanje kugira amakenga. Ibi twigisha ko mu buzima tugomba kuba maso, ntitwihutire kwizerana n'abantu bose, kuko bamwe bashobora kuba bafite imigambi mibi. Isomo rya kabiri: kwemera inama z'abakuru. Nyina wa Bwiza yari yamugiriye inama yo kudatinda mu nzira, ariko ntiyayubahirije neza. Uyu mugani utwibutsa ko inama z'ababyeyi n'abakuru ziba zifite impamvu, kandi kuzubahiriza bidufasha kwirinda ibibazo. Isomo rya gatatu: kumenya ko isi iriho abantu beza n'abafite imigambi mibi. Nk'uko Bwiza yagize icyizere gikabije ku kirura, natwe mu buzima duhura n'abantu bafite imigambi itandukanye. Tugomba kwiga gutandukanya abanyakuri n'abashaka kudushuka. Isomo rya kane: kumenya ko umuntu atari we wenyine. Umuhigi yaje gutabara Bwiza na nyirakuru. Ibi bitwigisha ko mu buzima dufite inshuti n'abavandimwe badufasha mu bibazo, bityo tugomba gukomeza umubano mwiza n'abandi. Isomo rya gatanu: ibibi ntibihoraho, hari icyizere cy'uko habaho ibyiza. Nubwo ikirura cyashoboye gushuka Bwiza no kugera ku mugambi mubi, byarangiye kihaburiye ubuzima. Abantu basubirana amahoro. Uyu mugani utwigisha ko ibibazo bikomeye bishobora kugira igihe hakaza ituze, ndetse ibi byose bigafashwamo no kugira ubwenge
ndetse n'ubufatanye. Murakoze.